imitima yacu ikiri, ngwino uhumurize imitima yacu twese. Umuryango babajene yariraga yavanye ku muhanda, twagiraga imirimo myinshi tugaburira abana bo ku mihanda, buri kwezi twagemuraga abana bo uzamura, uzamugeza aho batagipfa, uzamugeza aho tunezererwa iteka. Kubw'iyo mpamvu natwe dutegereje uwo munsi dufite ibyiringiro. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Mana ishimwe cyane. Tugiye kuruhutsa umubiri wa Pastor Theogene kugira ngo ushyire muri iyi nyumva aho ugiye kuruhukira. Abasaba ko mwegera inyuma hose. Oh Imana ishimwe cyane. Ndazigwa zose. Yo. Nese uko vipi? Ntacyo ayo matike nayaguhe nyine hano hafi na Jadi uri kunjira muri kamera Derek we. Ejite.
bari bazi ko baza kumwe nabo batukaze hanze nk'iriya
umva muraza kunyemera nibaza tugira gutya twinjira hirya gato hano tukanongera kuzamuka
bageza ku byiza bageza ku byaratubabaye ibyiringiro bifite ubugingo mwemerewe gushimira Imana ukayikomera mu mashyi. Turi hano muri celebration. Haleluya. Ntabwo tugomba kubabara nk'abadafite iki, abafite ibyiringiro. Haleluya. Abizera ko Pastor Theogene yakoreye Imana yakoreye izamuzura. Haleluya. Mukomere mu mashyi. Nta mpamvu yo guheranwa. Niba koko ibyo twizera, ibyo twigisha duhamya ko ari ukuri, nta mpamvu yo guheranwa. It's
kuririmba sabe umuryango bawereke ibyicaro ariko twese duhagarare mu mwanya umwe. Yego, reka rero noneho basabe dutuze, tugiye gusenga, ariko ari abageze hano mu rusengero guhera saa 5 na mbere yaho, ari n'abazanye n'umuryango nonaha, ndagira ngo dufate umwanya wo gutekereza ku cyatuzanye. Tuje guherekeza, tuje gusezera bwa nyuma, tuje kongera kumva amateka no kwizihiza ubuzima bwa Pastori Theogene Niyonshuti warangije urugendo rwe. Kuba utabonye intebe wicaraho ubyirengagije, kuba ushobora kubura aho utareba neza hano imbere ubyirengagije, dufate umwanya twongere tumwibuke. Ndagira ngo dutuze, abantu bariho bavuga batuze, ndagira ngo dufate umwanya twongere twibuke Pasteur Theogene tuje guherekeza, twibuka amateka y'ubuzima bwe uyu munsi turi hano muri urusengero rw'i Nyarugenge. Reka dufate umwanya tumwibuke, dutekereze neza. Uri Imana yacu yo kwizerwa, uri Data wa twese mwiza udahinduka, niweho Mana y'agakiza kacu, nta yindi Mana iriho itari wowe. Uwiteka ni wowe Mana, ukora uko ushaka mu gihe cyategetswe, imigambi yawe urayisohoza, ntawe ukubaza ngo ibyo ukora ibyo ni ibiki, kuko witwa Uwiteka, Imana idahinduka, Imana idahindukana n'ibihe, Imana idatungurwa nk'abantu, Imana idatekereza nk'abantu, Imana iri hejuru ya byose, Imana iri hejuru y'ubwenge bwose, Imana iri hejuru y'abakomeye bose. Ni wowe duciriye bugufi, turavuze ngo icyubahiro n'ubutware n'ibibi byawe, kuko nta yindi Mana iriho imeze nkawe. Mbega wasa nande? Mbega ninde muhanye? Ko wihariye, urihariye, witwa Imana. Iyo uba umuntu twari kukubaza byinshi, ariko kuko witwa Imana turavuze ngo icyubahiro n'ikibi cyawe. Wasohoje gushaka kwawe ku buzima bw'umukozi wawe. Ushima ko akaruhuka imiruho n'imihate yo mu isi, arasinziriye, araruhutse nk'izindi ntwari zose, ategereje umuzuko w'abapfuye. Mana, ngwino ubane natwe, ngwino hano hantu. Ubwami bwawe nubuze, ihumure ry'Imana niryururukire muri uru rusengero. Uzuhumuriza umudamu, uzuhumuriza abana, uhumuriza inshuti n'abavandimwe, uhumuriza itorero, uhumuriza abo yagiriye neza, uhumuriza abo yambitse, uhumuriza
uhumuriza abo yavanye ku muhanda, uhumuriza abo yishyuriye minerivare, uhumuriza abo yubakiye amazu, uhumuriza abo yari yahaye promese, kuko uri Imana itakora nk'abantu. Uhumuriza amakorali bajyanye mu ivugabutumwa, uhumuriza abashumba bakoranye umurimo, uhumuriza abapfakazi, uhumuriza imfubyi. Aya majwi yose navuga ngo uri Imana, navuga ngo uri Imana, navuga ngo uri Imana, navuga ngo uri Imana, navuga ngo uri Imana. Urakoze rero, tweretse gahunda zose zigiye kubera hano, uzo zigaragaremo. Umuntu wese uri bufata umwanya agira icyo avuga, bane nawe, baza gutanga ubuhamya, bane nabo, uza kutuganiriza ijambo ryawe, bane nawe, amakorali ari buririmbo, bane nayo, bane n'abadutabaye, abashoboye kwinjira mu rusengero n'abatabishoboye bari hanze, abo turi kumwe online binyuze kuri YouTube channel, Mana abo bose bane n'imitima yawe. Abantu benshi barababaye, abantu benshi bariho bararira, abantu benshi bariho baraniha, abantu benshi bariho barihanagura maso amarira, ariko ijambo ryawe riraduhumuriza rikatubwira ngo nubwo tubabaye ntitubabare nk'abadafite ibyiringiro. Pasiteri Theogene araruhutse, Pasiteri Theogene arasinziriye. Mana uduhe gutunganya inzira zacu kugira ngo tuzongere kubona Pasiteri Theogene umunsi w'umuzuko w'abapfuye. Urakoze, turagushimiye. Ngwino imitima yacu kire, ngwino uhumuriza imitima yacu twese. Usabye Imana Data n'izindi zina rya Kristo Yesu, amen. Turagira ngo twakire korali Jehova Jire ikomeze iririmba indirimbo imwe, hanyuma tuze gukomeza neza. None birangiye wambutse, uko rukomeye usigara
Jovashire barakoze cyane kandi bamugisha turagira ngo dukomeze mwese tubabwira ngo nimwihangane kandi nimukomere umuryango inshuti n'abavandimwe kandi turifuza kubaha ikaze turifuza kubakira mwese biragoye umwanya nk'uyu n'abantu uko mungana kuza gushobora kugera kuri buri muntu wese tumuvuge ariko umuntu wese turazi ko yababajwe yashemuwe n'urupfu rwa Pastori Theogene umuntu uraha wese nuko ari inshuti y'umuryango Pastor Theogene akazi mukora kandi no kuba mwaje kubana natwe muri uyu muhango ni iby'igiciro cyinshi mwese mwiyumvemo ko tubashimiye ndagira ngo dukomeze n'ubundi hano turaza gukomeza twumva indirimbo z'abaririmbyi turaza kugira n'umwanya wo kongera kumva ubuhamya tumaze iminsi twumva ubuhamya haba mu rugo ku kiriyo haba no ku mugoroba twaraye tugize nanone twagiriye hano twagize umwanya wo kumva ubuhamya urambuye. Murakoze nitwa Julius Chita ari njyewe abanyamakuru bagenzi banjye bahisemo kugira ngo umwanya nk'uyu mpagarare kuri uru ruhimbi mvuga ku ruhare n'ubuzima wenda bateraniye mutamenye itangazamakuru ryabanyemo na Pastor Theogene cyangwa se n'uruhare itangazamakuru twagize mu buzima bwe bwite bw'umuryango babajene yariraga yavanye ku muhanda ndetse n'ibindi bitandukanye birimo n'ibikomere by'amateka yagize ariko kubera yuko ubuzima bwanjye ari ubwa mbere mpagaze ku ruhimbi ngurunguru by'umwihariko mu itorero rya ADEPR munyemerere uyu mwanya mukoreshe neza nsabira amashyi n'impundu bikwiriye Pastor Theogene. Biragoye kubona icyo umuntu avuga ahantu nk'aha igihe nk'iki cyane cyane ubaye warabanye na Pastor Theogene yarakugize inshuti cyangwa mwarabanye ariko mbere na mbere ndabyibuka Pastor Theogene namenyanye nawe mbere gato y'umwaduko wa COVID mbere y'icyorezo twahujwe n'umunyamakuru witwa Murugisabe wo ku Isimbi TV arambwira ati uyu mupasiteri afite inisiyative nziza abarizwa mu itorero rya ADEPR nari nsanzwe muzi ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu nsengero atanga ubuhamya mu bintu bya mbere yansabye ndetse na Sabe turi kumwe yadusabye kumubera abavandimwe kubera ibikomere yagize by'amateka byatumye abaho adafite abo bavuka n'abavandimwe avuga ati uri murumuna wanjye cyangwa uri mukuru wanjye. Nubwo Pastor Theogene kuri njyewe na Sabe ari yari mukuru ariko yajyaga dufata nk'ababyeyi be by'umwihariko mu mwanya mpagaze ahangaha sinzi niba mwarabonye mu biganiro bitandukanye ni njyewe Pastor Theogene yabwiye ati fata telefone yanjye ufungurire YouTube channel duhera ku bantu 0 ndabyibuka iyi ngiyi muri gukurikiranaho live streaming yigeze kumbwira ati iyi password uzayifate mu mutwe ku buryo n'umudamu wanjye nayibagirwa nibura igihe bizaba ngombwa ko channel ikenerwa uzaba uhari. N'ikimenyimenyi mu byangoye mbere yo kuza kuvuga iri jambo
29 tubana mu rugo, harimo abakazana banjye n'abuzukuru, harimo n'abakwe babiri. Biragoye muri uyu mwanya kubona ikintu umuntu yavuga, ariko abana banjye ndagira ngo mbabwire yuko muzabaho mubeho neza, murabizi ko ari kandi bagihagarikira, nta kintu na kimwe tuzaburana Imana, yamukunze kuturusha iramudutwara, ariko dusigaranye n'Imana. Amazina yanjye nitwa Uwanenasiya, Pasiteri Niyonshuti Theogene yari umutware wanjye, twari tubyaranye 4, abahungu 2 n'abakobwa 2, imfura n'uyu nguyu yakamukurikira, abandi basinziriye. Mende mwana wanjye, asa mwana wanjye, nimubabare, sibyo? Ndabakunda, nzabitaho, byose nzabibakorera, sibyo? Ntacyo muzamburana, kandi papa wanyu yagiye mu ijuru, tuzamusangayo. Ugomba guharanira gukora ibyiza, namwe mukabiharanira kugira ngo tuzahurireyo. Yego, yari umugabo mwiza rero, ukunda Imana, uzi kuyivuga neza, ukunda abantu, uca bugufiya. Yagiraga imirimo myinshi, cyangwa se twagiraga imirimo myinshi, tugaburira abana bo ku mihanda. Buri kwezi twagemuraga abana b'abakobwa babyaye imburagihe, tubamenyera amavuta, imyenda, tukabishyurira na geto. Ariko abana ku muhanda, ntimugire ngo kuko agiye nzicara nituramire nzajya mbageraho. Ndabizi Imana izamucuruza, aba bana tuzabana, sibyo Alex? Jacques, Mutarama, Karori, tuzabana, sinzabanga, ndi kumwe nawe, kandi Imana iri kumwe natwe, kuko niyo nyir'ibihe izadushyigikira. Uyu ni mama wanjye, uyu ni murumuna wanjye, uyu yitwa Nadine, ni inshuti kuva mu bwana, twiganye na segonderi na primaire na maternelle. N'uyu ni mukuru wanjye. Natagiye aheza, reka duharanire tuzamusangayo. Ndashima, nshimira Imana, ngashimira igihugu cyacu, ngashimira itorero, ngashimira mwebwe mwese mushyigikiye, mwamfashe mu mugongo, ari mwebwe muri ahantu badukurikiye ku mbuga, abanyamakuru ndabashimira. Imana yacu ihimbazwe. Munyihanganire gato yampamagare Ernest n'abantu. Akiza Ernest reka mushimire mu mbaga nyamwinshi, tukiri mu buzima butagange yatwitayeho. Imana yo mu ijuru imumpera umugisha, na Pastor David. Hano murimo muri benshi cyane, ntabwo navuga
amazina yanyu mwese ariko mwumve ko mbashimiye bikuye ku mutima. Torero Imana ibahe umugisha, murakoze cyane. Reka Ernest ariho gato. Haleluya. Chere komeza n'abana bazane, ntabwo ari ukubatinza. Imfura yanjye ikimara kumenya ko pasiteri yapfuye itahiye, yaransabye arambwira ngo nzareke aherekeze pasiteri. Yamukundaga, yajyaga aza akicara ku musambi bagasangira. Turashimira Imana ko yemeye ko duherekeza pasiteri. N'umuryango wanjye barabizi kenshi, ntabwo ndi kuvuga byinshi, ariko Imana yakoze kwemera ko duherekeza pasiteri. Pasiteri rero yatsanze mu bihe bikomeye, mu gihe nari nihebye, numvaga nta wundi wo kumara umubabaro. Ngira famiye dukundana cyane, ariko umubabaro nari mfite nta wundi muntu wo kuwumara nari mfite. Umubabaro wunsanzemo, yabyukaga mu gitondo saa 11 akaza mu rugo, saa 6 akaza kundeba tukajyana gusangira, nimugoroba agataha ariko amenya ko ageze mu rugo. Abikora amezi 2. Madamu we ndashimira, ariko ninjye wari ufite umwenda wo gushimira pasiteri, kuko umwanya yasanzemo nicyo gihe nagize igihe kibi cyo gutekereza nabi, kugeza naho numva nava mu mubiri. Ariko pasiteri yari afite impuguro, yari afite amagambo meza, mu gihe abandi bantu bari banditse, waraza afata akaboko arambwira ngo nzagume mu nzu y'Imana. Yari umugabo mwiza rero, twari dufitanye igihango gikomeye. Nubwo afite umwenda ukomeye kuri pasiteri, ukomeye. Hano hari abantu benshi babizi, iyo bagarimo mu rusengero agasanga hari umuntu ufite ubukwe yarabuze uburyo, yitangaga imyenda nta kintu yitayeho, akabanyoheza akabwira ngo nyambikira abantu, Imana izaguhemba. Kandi nagiye mbona ineza y'Imana. Hari igihe kimwe nibuka nabuze amafaranga yo kwishyura inzu, anyohereza umuntu kandi bamfungiye. Imana ihita igishyurira $2,200,000, imfungurira umuryango, nambika umugeni anyoherereje. Dufitanye amateka menshi sinabivuga ngo birangize, ariko pasiteri Imana imperuko ridashira yamukunze kuturenza. Ni byinshi twavuga, ariko Imana yarakoze. Turabashoje mu izina rya Yesu. Nitwa Tanamuru Jean Bosco, tuvuga ubutumwa bwiza na ADEPR Paruwasi ya Muganza. Ndavuga muri makeya, ndabanza nibwo yanyumvise ahita avuga arankunda arabinyereka, wamusandarika kujya Kirura kuwa kabiri ukurikiye ambwira ko afite umubyeyi witwa Fayina. Nibwo nageze Kirura ngiye kubwiriza ndaretse Kagabo. Mwarimu Fayina ambera mushiki wanjye turakundana, biraramba, arankunda arambura Theogene, nibaza icyo ankundiye. Byatumye rero tubana umunsi ku wundi, hanyuma ngenda mumenya, anyereka imiryango ye, anyereka inshuti ze, anyinjiza mu muryango we, kandi baranyakira. Ndavuga gatoya ibyo nabonye, nubwo barwaye guhagarara umuryango, ariko aribyo niboneye nk'umuntu. Ndavuga ku mico ye,
ku buntu bwe, ku muhati we no kwitangira abandi. Iyo wageraga umuryango wacu nuko mvuze kuko nanjye mbarurwamo, waratangaraga, batangazwaga no guca bugufi kwa Theogene n'ubwitange bwe. Ariko ntaragera aho ngaho, Pastor Theogene Imana yaramwamamaje mu gikundiro, tumwigiraho nk'abavuga ngo tuvuga ikintu gikomeye. Yabaye umusitari, ubusitari bwe cyangwa kwamamara kwe ntiyatuma gutukisha izina ry'Uwiteka. Nagendaga mu muryango we nk'umuntu mukuru, nkata ijisho ku mudamu kugira ngo nawe umwanyare cyangwa ikindi kintu. Mwabonye abana afite bagera kuri 30, sinigeze kubajurira mu cyumba cyangwa ikindi kintu, ndajyaga kenshi. Ntabwo nigeze numva umudamu n'ubundi agira ati yatashye saa 8 z'ijoro n'undi mugore n'undi mukobwa, yatashye amuka inzoga, yarayarana, yararemeye garana. Pastor Theogene ubusitari bwe n'Imana yamuhaye yabikoresheje neza. Hari abandi bagira impano bakazitwaza bakarinda imbago z'ivugabutumwa n'ijambo ry'Imana. Pastor Theogene ibyo ntabyo yakoresheje. Yagiye akoresha n'uruva mu muryango we kandi ushinzwe bamubonyemo impano wenda yakunganiriye, akamuha ubugene n'idirije abakorari we yarabonye inshingano, rimwe na rimwe imirimo ikamuzitira, akasaba n'umutima uciye bugufi ari pasiteri, akavuga wambabarira nkagutuma ahantu nari kujya kuko wenda afite ingabo rigera cyangwa n'indi mirimo, akantuma nkagenda nk'umuntu woherejwe na pasiteri. Niko nageze Sumba ndagenda mbayo umwana wabo, niko nagiye Kiramuruzi mbayo umwana nkajya ngenda rimwe na rimwe ndidirije abakorari, niko nagiye Byumba kwa Polinari perezida namubonye, n'ahandi hatandukanye, ariko dukomeza kubana. Reka simbuke rero nihute ngere ku mico ye n'ubumuntu bwe n'urukundo rwinshi no kwitanga kwe. Iyo wahunaga na Pastor Theogene wibazaga niba uri umukirisitu, ukibaza niba ari mwisi cyangwa niba mufite ubuzima kimwe n'ubwe. Dore ibyo nabonye byantangaje, ndimo kugerageza senga Imana izabishoboze cyangwa izabe n'ibindi bimeze nkabyo. Umunsi umwe yari umugabo wumva icyo umubwiye agaca bugufi. Umunsi umwe yarambwiye ati ariko umuntu yubaka inzu bigenze biti? Umuntu ahera ku ki akageza ku ki? Ndabona umuntu ahera ku bushobozi buke afite, arabyumva aragihorera, arangira agenda mu kibanza hariya kaje kuba umurenge wa Rurama cyangwa akagari, sinabisobanukiwe neza. Yakundaga kugira televiziyo ngo surprise, ndabona bindusha cyane. Arangira agenda ikibanza atangira kucyubaka. Shimira Imana ko pasiteri yasize umuryango ahantu. Imico rero namubonye we indashyikirwa n'umuryango wacu twagiye tureba n'abandi. Iyo wageraga iwe wasangaga umuryango mugari, abantu bagera kuri 30. Natangajwe rero n'ibikurikira soza. Icya mbere, nta muntu waba ukodesha inzu y'ibyumba 2 na salo cyangwa 3 bazana abantu bagera kuri 20 mu nzu ye. Madamu wa Nyanasiya, ndabigushimiye cyane, wafashije Pastor Theogene kugira ngo abe umugeni mwiza. Haleluya torero. Yaramufashije umudamu, ntabwo ari abadamu benshi bashobora kugenda akuzana abantu 20 mu nzu y'ibyumba 3. Akenshi na kenshi idafite igikoni, idafite ibikoresho byose, nta n'umwe wapfa kubishobora. Uyu mudamu ntabwo umugisha. Yabanzaga abana b'ahandi agakurikiza ababi. Mu byantangaje rero nshaka kubabwira soza, arimo kubaka iyo nzu igeze ku madirishya, yarampamagaye anyereka ku nzu y'umuntu. Yarampamagaye anjyana ku nzu y'umuntu yujuje. Nta kintu na kimwe yakoraga atambwiye, habe na gitoya. Ati ngiye kukwereka ibintu surprise. Anjyana iruhande hirya gato y'inzu y'umuntu wujuje y'umuturage batavukana batagira icyo bapfana. Imana yarakoze. Ni ubwa mbere ndakunda kubana n'abantu, ariko ni ubwa mbere mbonye umuntu
ndatekereza ko abangaba babashije kuboneka no hanze hari abandi. Navuga ngo namwe Imana ibahe umugisha kuza kudufasha kwerekeza umubyeyi wacu. Imana y'amahoro ibahe umugisha, murakoze. bagumanga bagiye gusoza mu kanya ndagira ngo kwinjira kubera abantu aba bana bari bifuje kuririmba, ariko ndifuza ko indirimbo twaza kuyibaha isororo kugira ngo uzamura uzamugeza aho batagipfa, uzamugeza aho tunezererwa iteka. Kubw'iyo mpamvu natwe dutegereje uwo munsi dufite ibyiringiro. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Mana ishimwe cyane. Tugiye kuruhutsa umubiri wa Pastor Theogene kugira ngo ushyire muri nyumva aho ugiye kuruhukira. abasaba ko mwigira inyuma rwose. Oh Imana ishimwe cyane. Wese ni mubyo Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Tujya ntabwo tujyayo. Haleluya. Aho tujya ntabwo bugerayo, kandi umunsi umwe tuzambuka tuzagerayo. Aho Pastor Theogene ageze ntabwo agifite guhangayikishwa n'urupfu, ariko umunsi umwe azumva impanda. Tugiye kuba turirimba tuvuga ngo ubwo impanda z'Uwiteka ntizavuga. Mu gihe tumanura umubiri wa Pastor Theogene, tumwegereze Hallelujah.
haleluya uvuga ngo haleluya haleluya tuvuga ngo uzi ko ufite amagare ibihumbi kandi ura mu modokari ariko icyangombwa uzadusoza amahoro nagamwe n'ingoga nanuko nikoza amabwiriza ubwigabo byose bizaba bishize hariho guhimbaza Imana ubwigabo byose bizaba bishize hariho turabasaba mwihangane murekeraho mwikongera guca imbere ya za kamera ushaka indi nzira abo banyamakuru mu biro reka dusenga Imana. Nyagasani Mana yacu turagushimiye, wowe wenyine ukwiriye mu buzima bwacu, wowe wenyine ukwiriye kuvugwa mu bihe byiza by'ibyishimo, indimi zacu zitatura zikagushima, ariko no mu bihe by'umubabaro nk'ibi tutatura tukaririmba kandi tukagushima. Uri Imana y'ibihe byose, uri Imana nziza ibihe byose. No muri uyu mwanya uri mwiza, ukomeje kutubera mwiza, ngwino ube mu ruhande rwacu, kandi uyu muhango ugiye gukorerwa hano
ujye uwugaragaremo uha umugisha abantu bose bari hano kandi ubane izina rya Kristo Yesu uyu mwanya wo guherekeza umwanya wo guherekeza Imana yahamagaye gusoma ijambo ry'Imana aho yandikira abatesalonike cumi na gatandatu avuga ngo mwambwe azaza amanutse ava mu ijuru manuriye telefone hamwe n'abamarayika ikomeye n'impanda y'Imana nuko abapfuye muri Kristo abo bazabanza kuzuka byandikira abakorinto urwanda rwa mbere na bitanu makumyabiri ariko noneho Kristo yarasize ube mugani w'abasinziriye twazawe n'umuntu niko no kuzuka kw'abapfuye twazawe kuko bose bo na Adamu niko bose bazahindurwa bazima na Kristo umurongo wa 40 bavuga ngo kandi hariho iyo mu isi ariko ubwiza bw'iyo mu ijuru ubwabwo n'ubw'iyo mu isi nabwo ubwabwo ubwiza bw'izuba ubwabwo n'ubwiza bw'ukwezi ubwabwo n'ubwiza bw'inyenyeri ubwabwo kuko inyenyeri imwe itanganya ubwiza n'indi nyenyeri no kuzuka kw'abapfuye niko kuri umubiri ubibwa ari uwo kubora ukazazurwa ubibwa ari uwo kubora ukazazurwa no kuzuka kw'abapfuye niko kuri umubiri ubibwa ari uwo kubora ukazazurwa ari uwo kutazabora ubibwa ufite igisuzuguriro ukazazurwa ufite ubwiza ubibwa utagira intege ukazazurwa ufite imbaraga ubibwa ari umubiri w'akavukire ukazazurwa ari umubiri w'umwuka niba hariho umubiri w'akavukire hariho n'uw'umwuka ko niko byanditswe ngo umuntu wa mbere ari we Adamu yabaye ubugingo buzima naho Adamu wa nyuma yabaye umwuka ariko umwuka si ubanza ahubwo n'ubanza agahinduka umwuka umurongo wa 30 avuga ngo nuko bene data wewe uri kujya he kudufunga subiraho uvuye mani subirayo fata kamera neza kandi ibibora bitabasha kubitabora dore mbamenye ibanga tuzasinzira twese ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato ndetse mu kanya nk'ako guhumbya ubwo impanda y'imperuka izavuga impanda izavuga koko abapfuye bazurwe utazongera kubora natwe duhindurwe kuko uyu mubiri ubora ukwiye kuzambikwa kutabora kandi uyu mubiri upfa ukwiye kuzambikwa kudapfa ariko uyu ubora numara kwambikwa kudapfa n'uyu upfa ukambikwa kudapfa nibwo hazasohora rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe no kunesha waba upfuye kunesha kwawe kuri he waba upfuye urubori rwawe ruri he asoza avuga ngo nuko bene data bakundwa mukomere mutanyeganyega murushaho iteka gukora imirimo y'umwami kuko muzi yuko umuhati wanyu atawubusa ku mwami haleluya ibintu bitatu tuvuga muri uyu mwanya icya mbere ni uko dufite ibyiringiro kandi bifite ubugingo ko uko Yesu yazutse ariko n'abapfiriye muri we nabo bazaza kuko Yesu yarazutse kandi Yesu niwe uri muri twebwe Yesu niwe waba uri muri Theogene kandi uyu Yesu niwe wamwambukije niwe biganza byambutsa abera wamugeza uteye ubwoba rero uyu munsi hari ibyiringiro bikomeye ko nubwo duherekeje Pastor Theogene twabanye mu murimo tukabana mu gitondo cyiza cy'umuzuko mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera amen.
umwami ni utubazate inderuma mu murima wanjye hari benshi bazimiye umuntu w'Imana yaravuze kandi njye ntacyo bishoboye ariko tuyizwe n'umuriro ati Imana none huzura amaze gushobora Imana yanze rege kumaze bikara by'umuriro Mana yanjye rege kuduma mu bundi mbere hari abantu benshi bazimiye dutanga umwanya barangije gushyiraho indabo sibyo abarangije gushyiraho indabo mutanga umwanya muze tujye kubabwira yagakiza k'ijambo dutanga uyu mwanya rwose barangije batanga umwanya mushaka tubasubize naretse kuvuga twe turi kugira kandi umwami wabo azabacira ababwira ati mwakoze neza Mana yanjye tegeko umuze w'ikara ry'umuriro Mana yanjye tegeko umwanga mu bundi mbere igihe cy'isarura gishize abakozi bose barasaba ko mwegereye inyuma mudufasha umwami wabo urayinyuza hejuru nyine nimuterure muyijyane wowe terura
Zikufita magari bihumbi. Kandi uramu modokari. Ariko icyangombwa uzadusoza amahoro. Yajamwe n'ingoga yajuko rikoza bamwiza ubwigabo byose bizaba bishize hariho guhimbaza Imana ubwigabo byose bizaba bishize hariho nagusigaza se nifatire saro mwize bite saro no kumwinjire mu nyaburi no ariko namubwira ngo n'ubundi yagiye mu bwubatsi kandi